Imana ukayishyira mu buzima bwawe, nufata Imana ukayishyira mu cyerekezo cyawe, nufata Imana ukayihamagara muri urwo rugo rwawe, ntago ruzasenyuka. Nufata Imana ukayihamagara muri ako kazi kawe, ntago uzava ku isoko. Nufata Imana ukayihamagara mu buzima bwawe, ukagendana nayo ku munsi ku wundi, ntayishwanyaguza. Uravuga ati umwuka w'Imana yarari muri njyewe, n'uyu munsi wa none aracyari muri njyewe, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira n'ibyo abantu badutekerezaho, kuko nk'uko imbaraga zayo zikorera muri twe. Arangije abahereza ubuhamya, aravuga ati Imana yabanye nanjye aho abantu batari bari, irabasha kubana nanjye. Nuriya Mufilisitiya ndamuca igihanga, ndamwica, ndamukura. Ni wowe uhitamo kuzaba. Ushobora guhitamo kuba umurizo cyangwa ushobora guhitamo kuba umutwe, kuko kuba umurizo hari inzira ziganisha kuba umurizo, hari n'inzira ziganisha umuntu kuba umutwe. Ushobora guhitamo kubohoka uyu munsi, Yesu akakubohora. Ushobora guhitamo uyu munsi ukambara imbaraga z'Imana. Ushobora guhitamo uyu munsi ugahindura identity yawe. Ushobora guhitamo uyu munsi nawe ukaba umukire. Ushobora guhitamo uyu munsi wa none nawe ukava mu buzima wari urimo bw'ububata ukinjira mu mudendezo w'abana b'Imana. Ni amahitamo yawe. Imana ishimwe cyane. Muri iki gitondo muhawe ikaze. Muri iki gitondo tugize umugisha duhawe n'Imana, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu kanya gato. Iyi ni ya saha nziza ya saa 9, saa 3 aho muri kumwe nanjye Pastor Janvier mu kiganiro Dunamis. Ndazi ko mugiye guhabwa umugisha n'Imana binyuze mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo muri uyu mwanya dusenge kugira ngo duhite twinjira mu ijambo ry'Imana. Ariko aho muri mwese hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mu mpande zitandukanye, turabakire mu ijambo ry'Imana. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Data wa twese mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuri Imana igira neza. Ndagushimiye ko waduhaye ijambo ryawe ni rizima. Iyo uvuze bihwanye no gukora. Iyo uvuze ijambo ryawe ntago rigenda ubusa. Muri iki gitondo dukeneye ijambo ryawe, niryo dukeneye kugira ngo amateka ahinduke. Abantu bawe, abantu b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Muri iki gitondo rero ndasenze kugira ngo ijambo ryawe rigire imbaraga kuri buri muntu wese ugiye kuryumva, kandi umwuka wera reka usobanure, reka uvugane n'imitima ya buri muntu wese urimo uratwumva. Imitima y'abatwumva uvugane nabo biciye mu ijambo ryawe. Ndasenze kugira ngo ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rihabwa icyubahiro, izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze rero, ijambo ryawe rimanukane ubutware, rimanukane insinzi, risenye kandi ryubake mu izina rya Yesu Kristo. Reka imigambi y'umwanzi nyirukane kandi nyirogoye muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo. Buri muntu wese aho ari, reka amaraso Yesu Kristo amugote kandi imbaraga z'Imana zimubeho, zimugereho mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Reka tuganire namwe rero mu ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cyitwa Abaroma. Igitabo cy'Abaroma, turasoma ibice byaho 8 n'umurongo wa 37. Reka dusome mu izina rikomeye rya Yesu. Abaroma ibice 8 n'umurongo wa 37. Ijambo ry'Imana riravuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Reka subiremo. Ijambo riravuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Amen. Oya, ahubwo muri ibyo byose. Uyu ni Pawulo wari urimo aravuga, yari irimo yandikira Abaroma, aravuga ngo oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho no kunesha n'uwadukunze. Bibiliya y'Icyongereza sinasomye ngo ndebe, ariko uko bivuga urebye ijambo riravuga ngo we are more than conquerors. Turushishwaho no kunesha, turushishwaho kunesha n'uwadukunze. We are more than conquerors. For that reason we are more than conquerors. Ndashaka kugira ngo uyu mwanya ngiye kuvuga ku bantu b'ibyiciro bitatu. Ngiye kuvuga ku byiciro bitatu. Buri muntu wese uri muranyumva urisanga muri kimwe muri ibyo byiciro. Ntabwo ushobora kuboneka muri bibiri, ahubwo uraboneka muri kimwe. Hanyuma rero wisuzume
nkimara kuvuga ndangiza kuvuga ibi byiciro uraza kubasha kwipositioninga, wowe uraza kwibona aho ukwiriye kuba uri, cyangwa se uraza kubona aho ubarizwa. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Abantu b'ubwoko bwa mbere cyangwa se icyiciro cya mbere ne Bibiliya yatubwiye ngo kubw'ibyo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Kategori ya mbere ni abantu batsindwa, ni abantu barwana ariko bakaneshwa, ni abantu batsindwa. Umuntu utsindwa we niwe kategori ya mbere. Ndagira ngo tugende dukurikiranya nk'uko biri. Uyu munsi ndashaka kugira ngo tuvuge twigishe ijambo ry'Imana ubashe kumva neza. Abo bantu barwana bakaneshwa batsindwa kubw'impamvu. Ntabwo ari ugutsindwa gusa, ntabwo ari ugutsindwa gutyo gusa, ahubwo batsindwa kubw'impamvu runaka. Noneho reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Yosuwa ibice byaho 7 n'umurongo wa 6. Yosuwa ibice byaho 7 n'umurongo waho wa 6 uraza guhita ubona uburyo umuntu ashobora gutsindwa. Ibice byaho 7 n'umurongo wa 6. Alright, reka dusome duhere ku murongo waho wo hepfo. Iyo usomye ku murongo wa 6 of course uruza kuhabona ngo nuko Yosuwa byumvise ashishimura imyenda ye agwa yubamye. Ariko ku murongo waho wa 11 aravuga ngo Abisiraheli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye n'abategetse, bagatwara ku bintu byashinganywe, bakabyiba, bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo. Icyo nicyo cyatumye Abisiraheli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo, bakabaha ibitugu kuko bahindutse ibivume. Now abantu barwana bakaneshwa, cyangwa se uburyo ushobora kuba ubona ukomeza gutsindwa intambara, ugakomeza gutsindwa, hashobora kuba hari impamvu ya mbere ishobora gutuma umuntu arwana ariko akaneshwa, nuko ashobora gucumura ku Uwiteka. Ibicumuro bituma umuntu arwana ariko ntatsinde. Aha ni Abisiraheli bagiye kurwana ku musozi witwa Ayi. Bagiye kurwana ku musozi witwa Ayi, bari bashorewe na Yosuwa umugabo w'Imana wavuzweho n'Imana. Suko aba bantu batari baravuganye n'Imana, suko batari abakristo, suko ari abantu batari bari mu mugambi w'Imana. Bari bari mu mugambi w'Imana, ariko habaho gucumura ku Uwiteka. Habayeho gucumura ku Uwiteka, Imana ntago yabyihanganiye, kuko Bibiliya iravuga ngo unshumuraho wese uwo niwe uzabona ibyago n'amakuba. Unshumuraho wese, Bibiliya ivuga neza, ikavuga ngo nzubaha unyubashye kandi uzansuzugura nzamusuzugura. Niko yabwiye Eli. Ntamubwira iti nari naravuganye nawe, naragiriza indahiro, naravuze ngo uzambera umutambyi iteka, ariko kubera gucumura, kubera abana bawe bakoreye ibyangwa n'Uwiteka ku ruhimbi, bagasambana, bagakora ibiteye isoni, bagakora ibizira, icyo nicyo gituma mbihinduye. Imana igihindura gahunda kubera gucumura kwawe. Imana ishobora guhindura gahunda kubera kutihana, kwanga kuva ku izima, kwanga kurekura ikibi, ibyaha. Imana ishobora guhindura gahunda yari ifite nziza ku buzima bwawe. Kubera iki? Imana ikorana n'abashaka ko ikorana nabo. Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. None se abatankunda bigenda gute? Nkunda bankunda. Imana ni Imana ikunda abayikunda. Yesu yaravuze muri Yohana, aravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Ntabwo umuntu wese uvuga ngo mwami ari uzinjira mu bwami bw'Imana, kiretse umuntu ukora ibyo Data wo mu ijuru ashaka. Imana itugirire neza cyane. Iyo usomye muri Ezekiyeli ibice byaho 17 n'umurongo not Ezekiyeli, Yeremiya ibice byaho 17 n'umurongo waho wa 5. Regiye nkoresha Bibiliya y'Icyongereza, hanyuma kuza kubigira ugasanga biragoranyemo, ariko Yesu Kristo ari kumwe natwe. Ibice byaho 17 n'umurongo waho wa 5
aravuga ngo uku ni Uwiteka avuga ati havumwe umuntu wiringira undi muntu akishimira amaboko ye mu mutima we akimura Uwiteka. Havumwe bene uwo muntu wiringira umuntu wiringira undi muntu akishimira amaboko ye umutima we akimura Uwiteka. Bene uwo muntu akwiriye kuvumwa. So ni bande bashobora kurwana ariko bakaneshwa? Abambere n'abantu bacumura ku Uwiteka bakamwimura, bakimura Uwiteka, bakimika ibindi bintu, bakimika ibigirwamana. Ikigirwamana si kuvuga cya kintu abantu bubararira gishushanyo. Ni ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kwimura Imana. Ushobora guha agaciro cyane, ushobora guha agaciro cyane kuruta uko wubaha Imana. Ashobora kuba umugabo wawe, ashobora kuba yaba umugore wawe, ashobora kuba yaba umwana wawe, ashobora kuba yaba akazi kawe, ashobora kuba yaba icyo ari cyo cyose, ukagiha agaciro kuruta umurimo w'Imana cyangwa kuruta Imana. Bene uwo muntu rero Bibiliya iravuga ngo avumwe. Bene uyu muntu iyo agiye ku rugamba aratsindwa. Iyo agiye ku rugamba aratsindwa. Ntashobora gutsinda kubera iki? Yemoye Uwiteka. Na listen to this, umva neza cyane. Umuntu urwana akaneshwa ni umuntu utafashe urugamba ngo aruhereze Uwiteka. Ukwiriye gukora buri kintu cyose ugiye gukora ukagishyiramo Imana. Ukwiriye. Ni bande batsindwa? Ni abantu biringira amaboko yabo, ni abantu biringira se abandi bantu, ni abantu biringira ibyabo, ibyo batunze, amafaranga yabo, ubwenge bwabo, imiryango yabo, inshuti zabo. Bene uwo muntu iyo yiringiye ibyo, iyo agiye ku rugamba aratsindwa. Now ndashaka kugira ngo hamagarire uyu munsi wa none kwimuka muri icyo cyiciro, uve mu cyiciro cyo gutsindwa winjire mu cyiciro cyo gutsinda. Paulo yaravuze ngo ndarwana ariko sineshwa. Haravuga ngo kandi urugamba singira urwana, ni Kristo ubasha kundwanirira. Ibintu byakunaniye, ibintu byamunaniye amaboko yawe, ibintu byananiye amaboko y'abana b'abantu, Imana irabishobora. Imana irabishobora. Fata urwo rugamba rwawe, fata urwo rugendo rwawe, fata ako kazi kawe, fata your relationship yawe ushyire mu Mana. Hamagara Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, mu gitondo, saa sita, nimugoroba, isaha ku yindi. Ufata Imana ushyire imbere, ntabwo uzigera uneshwa. Kandi mu gushyira Imana mu buzima bwawe ugomba kwirinda ibizira, kuko Imana yacu ni Imana yera, ikorana n'abera, ikorana n'abatunganye. Wimure ikizira, wimure kwiringira amaboko y'abana b'abantu cyangwa kwiyiringira ubwawe, ahubwo wimike Imana. You will never be defeated. Ntabwo uzatsindwa, ntuzaneshwa numara gufata Imana ukayishyira mu buzima bwawe. So Yosuwa ararira, ashimura imyenda ye, aravuga ati Mana, kubavuganye nanjye ngo aho nzakandagiza ikirenge hazaba hanjye, kubavuganye nanjye ukavuga uti nzabana nawe, uko nabanye na Mose niko nzabana nawe, kubavuganye nanjye ibintu bikomeye. None what is happening is totally different from what you said. Ibiri kumbaho biratandukanye, bitandukanye n'ibyo wavuganye nanjye. Ushobora kuba uri kunyumva ukavuga uti Imana yavuganye nanjye ABCD, ukavuga uti Imana yansezeranyije ibi n'ibi, ariko ni kubera iki uri mu buzima butsindwa? Ni kubera iki uri mu buzima buneshwa? Ubuzima buneshwa, isuzume, examine yourself, isuzume. Paulo aravuga ngo twisuzumye ntitwagibwaho n'urubanza. Wisuzume urebe. Reka nkubwire, nufata Imana ukayishyira mu buzima bwawe, nufata Imana ukayishyira mu kerekezo cyawe, nufata Imana ukayihamagara muri urwo rugo rwawe, ntabwo ruzasenyuka. Nufata Imana ukayihamagara muri ako kazi kawe, ntabwo uzava ku isoko. Nufata Imana ukayihamagara mu buzima bwawe, ukagendana nayo ku munsi ku wundi,
Dawidi yavuze ngo iki muri Zaburi 1? Yaravuze ati hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi. No kwicarana n'abakobanyi no, bene uwo muntu niyicarana nabo, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, n'amateka ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Bene uwo muntu wamunganya iki? Arongera yavuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira zigana Siyoni. Inzira zigana Siyoni niyo baciye mu gikombe cyitwa Baka bahigihindura ahantu h'amasoko, niyo baciye mu bigeragezo ntago bibahitana, niyo baciye mu makuba n'ibyago Uwiteka bibakiza muri byose. Kubera iki? Ntago bari bonyine, baraneshwa Abisiraheli kubera bakoze iki? Hari mu witwa Kani yakoze ku byashinganywe, arangije arakomeza ari mu ngabo za Isiraheli, akomeza ari aho ngaho atuje. Ikizira kinjira muri Isiraheli, ikizira kinjira mu bana b'Imana. Ikizira kimaze kwinjira mu bana b'Imana, Imana ntiyaceceka. Ibyago bibabaho, bateye baratsindwa, abantu benshi barapfa ku rugamba kubera bacumuye ku Uwiteka. Imana iramubwira iti mwancumuyeho, niyo mpamvu mwahuye n'izi ngorane. Abisiraheli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye nabategetse, bagatwara ku bintu byashinganywe. Reka nkubwire, Imana nta tolerance ku ijambo ryayo. Ijambo ryayo ntirihinduka, ni yes and amen. Ijambo ryayo ni yego kandi ni amen, ntago rihinduka. Abantu bazahinduka, ibihe bizahinduka, iminsi n'ibihe bizahinduka, ibirere ariko ijambo ry'Imana never, ntago rijya rihinduka. Ijambo ry'Imana uko ryanditse nirihinduka. Uzarebe, uzisuzume, nujya utangira kubona utangiye gushyiramo inyoroshyo mu ijambo ry'Imana, cyangwa ukabona abantu bari gushyiramo inyoroshyo mu ijambo ry'Imana, ugasanga abantu barimo barabyoroshya, barimo bariremera. Bibiliya iravuga ngo uvanaho n'inyuguti azakurwa ku giti cy'ubugingo, kandi uwongera ku ijambo akavuga ngo handitswe ibi n'ibi kandi yiyongereyeho, uwo nawe azongererwa ku byago, ntagazabona nk'ibisanzwe. So ijambo ry'Imana remains constant, riguma riri rya rindi. Ijambo ry'Imana nirihinduka, uko yari iri kera niko iri, niko iri. So nuhindura ijambo ry'Imana avuga ngo wenda Imana izatoleretinga, Imana irabibona ndi umunyantege nke, irabibona ngeze mu myaka, yes irabibona nkeneye ijambo ry'Imana rihinduka. Ubaha Imana, Imana izakubahisha. Ubaha Imana, Imana izakurwanirira. Ubaha Imana, Imana Bibiliya iravuga ngo Bibiliya iravuga ngo abantu 1000 bazagwa iburyo, abandi 1000 inzovu bagwa ibumoso. Ibyo uzabirebesha amaso ntibizakugeraho, kuko wowe uri inkora mutima yanjye. Abo ni abantu Imana irwanira, abo ni abantu Imana itsindira. Kategori ya kabiri, ngiye kuri kategori ya kabiri, ni abantu batsinda, ni abantu barwana bagatsinda. Abambere tumaze kuvuga abantu barwana bagatsindwa, ubu tugeze ku bantu barwana ariko kandi bakanatsinda. Barwana bakatsinda. Aba bantu ni bande? Aba bantu ni bwoko ki? These people are mountain movers. Mountain movers. That's the same story. N'abantu bakuraho imisozi, n'abantu barwana, n'abantu batsinda. Intambara ntago ibatera ubwoba uko yabingana kose. Ntago baterwa ubwoba n'ibihagurutse uko bingana kose. Bafite ubarwanirira, bafite ubaneshereza. Ntibaterwa ubwoba n'ibihe n'iminsi. Kategori ya kabiri ni abantu barwana bagatsinda. Reka nkubwire, aba ni abakiranutsi, kuko ntibaba bagenda bonyine, ntibaba bonyine.
ahubwo bahamagara Imana mu byo bagiyemo, mu rugamba bagiyemo bagendana nayo. Ni abantu babana n'Imana, ni abantu bagendana n'Imana. Nusoma Samweli wa mbere ibice bya 17 n'umurongo wa 37, ijambo riravuga ngo Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka. Samweli wa mbere ibice 17 n'umurongo wa 37, Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandokoye mu nsara z'intare idubu, azanyiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Uwiteka wandokoye mu nzira z'intare n'idubu, azanyiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, azanyiza no mu maboko y'uwo Mufilisitiya. Uyu ni Dawidi yaragiye kurwana n'umugabo wananiye abandi. Reka nkubwire, nubana n'Imana uzatsinda intambara zatsinze abandi, uzanesha urugamba rwanesheje abandi. Let me tell you, iki kibuga urimo urarwaniramo hari abakirwaniyemo bapfiriyemo. Wowe uzatsinda gute? Uzatsinda nubana n'Imana, uzanesha nugendana nayo. Business yawe hari abafayirinze, hari abavuye ku isoko. Amashuri yawe, urwo rugo rwawe hari abafayirinze. Ariko wowe uzarurwana gute? Ubuzima tubayemo ko ari intambara, ni ingume, ni igipfunsi, ni ukurwana. Turwana ku manywa tukarwana nijoro, turwana buri munsi. Ni kuva wavuka uza muri iyi si wabanjije kurira. Ni ikimenyetso kivuga ngo ntabwo ugiye mu mikino, ntabwo turi mu mikino. Muri iyi si dufashe igihe mu ntambara, niko Pawulo yavuze. Tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. No relaxing, nta kurelaxinga, no rest, ni imirwano. Ariko uzanesha gute? Nugendana n'Imana uzatsinda, nugendana n'Imana uzanesha. Mana ishimwe cyane. Dawidi yumva amakuru y'umuntu uri gusuzugura ubwoko bw'Imana witwaga Goliath, asuzugura ingabo z'Imana. Arangije aravuga ati uwo ninde usuzugura abantu b'Imana? Yari ari kumwe n'Imana, yari yizeye, kandi yari yizeye Imana iri muri we. Aravuga ati uwo ninde usuzugura abantu b'Imana, ubwoko bw'Imana, abantu Imana yavuzeho. Arangije amenya ko ari gutuka Imana. Aravuga ati uyu muntu uri gutuka Imana nta maboko agifite yamurengera. Ajya kurwana. Ageze kwa Sawuli aramubwira ati niko uruwahehe utinyuka ibyananiye abandi? Uruwahehe ushobora gutinyuka uriya mugabo ko amenyereye intambara, yavutse arwana, uriya n'umurwanyi, umuryango we n'abantu b'ibihangange. Arangije arababwira ati mfite igihangange kiruta ibindi bihanga, mfite undwanirira, mfite uwatuye muri nge, agendana nanjye, abana nanjye mu ishyamba, abana nanjye aho abandi bantu batari. Niwe wandinze, andinda intare kunshwanyaguza, ndinda idubu. Idubu ni inyamaswa mbi zikunda kuvusha amaraso, zo ziratema ntago zirya, zikunda kuvusha amaraso. Izo zarazaga abahereza ubuhamya, arababwira ati iyi dubu yazaga narayicakiraga nkayivunagura nkayisatagura. Ati iyi ntare yazaga igafata umwana w'intama, narayifataga nkayivutagura, nkayambura umwana, nkayishwanyaguza. Aravuga ati umwuka w'Imana yarari muri njyewe, n'uyu munsi wa none aracyari muri njyewe, ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira n'ibyo abantu badutekerezaho, kuko nk'uko imbaraga zayo zikorera muri twe. Arangije abahereza ubuhamya, aravuga ati Imana yabanye nanjye aho abantu batari bari, irabasha kubana nanjye. N'uriya Mufilisitiya ndamuca igihanga, ndamwica, ndamukuraho nk'imwe yo mu nyamaswa nije. Akivuga gutyo mu mateka y'isi bumva niwe muntu wa mbere wishe intare ayicishije amaboko. Abandi bashoboraga kuba bakoresha amacumu n'imbunda n'ibiki byose, ariko we amaboko. Nubana n'Imana ntuzatsindwa, I'm telling you. Nugendana n'Imana ntuzaneshwa, I'm telling you. Urugamba rwawe buri kimwe cyose nukijyanamo n'Imana, you will never fail. Ariko kubw'ibyo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Niko Pawulo yanditse, turushishwaho kunesha n'uwadukunze. We are more than conquerors.
right. Arangije aragenda ajya kurwana, aranesha, aratsinda. Ibintu batatekerezaga, ibintu batibwiraga, babona Dawidi aranesheje. Reka nkubwire, urwo rugamba ubona ruteye ubwoba, nubana n'Imana, nuhitamo kugendana n'Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukagendana nayo, ukabyukana nayo, ugakorana nayo mu kazi, ukararana nayo, iyi Imana izakuneshereza urwo rugamba rwananiye abandi. Sawuli yashatse kumwambika imyambaro ye, arayiyambura, arayimwambika, kumbe it was prophecy. It was prophetic. Yararimo aramuhanurira, arimo aramwambika ikanzu y'ubwami, ariko arangije aravuga no, it's no time, the right time will come. Aramubwira ati ibi ntabwo ari ibyo rwose, birandemereye, hari ibyo menyereye. Ntabwo Imana ishobora gukirisha imyambaro twambaye, ntabwo ikirisha imiheto n'imbunda. Imana yacu ibasha kudukirisha icyo ari cyo cyose. Muribuka ko yigeze yakohereza inda kwa Farawo, ziramwumvisha, arangije amanika amaboko ati ndabarekura, bugeze aho arinangira, Imana yohereza ibikeri biramukosora, arangije amanuka amaboko, ibyo ngibyo nabyo bicaho, yinangira umutima. Imana yohereza, ikomeza icyambere nikitamwumvisha niko Imana yabwiye Mose, icya kabiri kizamwumvisha, icya kabiri nikitamwemeza, icya gatatu nikitamwemeza, icya kane kizamwemeza. Imana ishoboye kukurwanirira, yagutereka mu kazi, yagukura mu bushomeri, yaguhereza urugo, yagukuraho icyangiro, yagukuraho igisuzuguriro. Imana yahindura amateka yawe, Imana yakugirira neza, irashoboye, irabishoboye. Ahubwo ninde wiringira? Niba ariyo wiringiye, amateka yawe agiye guhinduka. Niba ariyo ushize imbere, ubuzima bwawe abantu bitinde bitebuke. Birashoboka ko umuntu yarararira, niko Dawidi yaririmbye, birashoboka. 36 muri Zaburi, birashoboka ko umuntu yarararira, akararaganya, amashuka kuzura amarira, ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga, abantu bakamufasha kuririmba. Reka nkubwire mwene data uri muranyumva, siko bizaguma kumera ku buzima bwawe. Wowe wiringira Imana, ngwino mu kibuga cy'Imana, ngwino aho Imana iba, ngwino aho Yesu akorera. Ni gute wabigenza? Ni ukwakira Yesu, ni ukumuha urubuga, ni ukumuha agaciro mu mutima wawe, ni ukumwinjiza mu buzima bwawe. Mwinjize muri saro, mwinjize mu byumba by'umutima wawe, umwinjiza ahantu hariho hose, azarwana intambara kandi azagutsindira. Imana ishimwe cyane. Turushishwaho kunesha n'uwadukunze, ari we Yesu Kristo. Kristo niwe uduha gutsinda, niwe uduha kunesha. Kristo niwe uduha guhinduka abatsinzi no kurushaho. Imana idufashe cyane kandi Imana itugirire neza. Kategori ya gatatu n'abatsinzi no kurushaho, n'abantu n'abanesha, n'abatsinzi no kurushaho. Buriya hari ukuba umutsinzi, ariko hari no kuba umutsinzi kurushaho. Hitamo. Buriya reka nkubwire, Bibiliya iravuga muri Zaburi, mu migani, Proverbs, hari ahantu nasomye, I think ni ibice 11, hari ahantu nasomye havuga ngo uko umuntu atekereza niko ari. Uko atekereza niko ari. Uko uhitamo. Buriya reka nkubwire, mu buzima uzabaho bigendanye n'amahitamo yawe. Imana yakuremye iguhereza guhitamo. Imana iguha guhitamo. Ushobora kumbwira uti ibi bintu ati Imana yamfashe ku ngufu. No. Byanga bikunda hari amahitamo wagize. So ni wowe uhitamo kuzaba. Ushobora guhitamo kuba umurizo cyangwa ushobora guhitamo kuba umutwe. Kuko kuba umurizo hari inzira ziganisha kuba umurizo, hari n'inzira ziganisha umuntu kuba umutwe.
ushobora guhitamo kubohoka uyu munsi, Yesu akakubohora. Ushobora guhitamo uyu munsi ukambara imbaraga z'Imana. Ushobora guhitamo uyu munsi ugahindura identity yawe. Ushobora guhitamo uyu munsi nawe ukaba umukire. Ushobora guhitamo uyu munsi wa none nawe ukava mu buzima wari urimo bw'ububata ukinjira mu mudendezo w'abana b'Imana. Ni amahitamo yawe. Kubw'ibyo turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Iyo usomye muri Exodus cyangwa se Exodus kuvayo ibice byaho 14 n'umurongo wa 13, Bibiliya iravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwitinya, ndi kuri kategori ya gatatu, abantu abatsinzi no kurushaho. Bibiliya iravuga ngo Mose asubiza abantu ati mwihagararire, mwitinya, mwihagararire, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanira uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanire, namwe mwicecekere. Bano bantu ni bandi? Aba bantu b'abatsinzi no kurushaho ni abantu Imana irwanirira batanarwanye. These people, they are so special. N'abantu bati Imana irwanirira babatigeze barwana. Bene aba bantu ni bandi? Niba abantu Imana yavuze ngo uzagutunga urutoki azaba rutunze mu mboni y'ijisho ryanjye. So ibaze gutunga urutoki mu mboni y'ijisho ry'Imana. Sinzi niba wasigara uri amahoro. Sinzi n'umuryango wawe niba wasigara uri amahoro. Sinzi n'amateka yawe ukuntu yakugendekera. Bene uyu muntu nuramuka umubonye ubaha Imana ugeze kuri uru rwego aneze. Bene aba bantu bitwa abera b'Imana. Abera b'Imana, Bibiliya iravuga ngo abera bo mu isi nizo mfura Imana yishimira. Hari abantu bari mu isi kandi bitwa abera, barenze urwego rwo gukora ibyaha, barenze urwego rwo gukirana n'ibyaha, barenze no babana n'Imana, bayishize mu mitsi no mu misokoro, mu magufwa. Imana barayinjije mu buzima bwabo bwa buri munsi, nta kindi wabazanira. Bene aba bantu Imana irabarwanirira. Bene aba bantu Imana irabatsindira. Bene aba bantu Imana ibatsindira badahari, batarwanye. Presa kodamina sorava. Aba bantu n'abantu n'abera b'Imana. Ndasenga mu izina rikomeye rya Yesu Kristo kugira ngo uyu munsi uri murumva ijambo ry'Imana, Imana igutereka mu cyiciro cya kabiri, cya gatatu. Imana ikuzamure, igukure mu gutsindwa, ikujyane mu gutsinda, igukure mu bukene, ikujyane mu mugisha, igukure mu ntege nke, ikujyane mu mbaraga, igukure mu buswa, ikuzuza ubwenge. Imana ikwimure mu mateka mabi, ikwinjize mu mateka mazima. Imana igukureho intege nkeya, igukureho igisuzuguriro, igukureho karande zo mu miryango, ikwinjiza mu migisha yose yo muri Kristo Yesu. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. So shall it be. Aba bantu Pawulo aravuga ngo turushishwa kunesherezwa n'uwadukunze. Bibiliya iravuze ngo iki? Bibiliya iravuze ngo Mose abwira abantu, arababwira tumva ni itangazo. Byari bigenze gute kugira ngo Mose abashe kubwira Abisiraheli? Bari bageze ku nyanja itukura, bageze ku nyanja itukura babona nta nzira. Kweri hari igihe uba mu buzima ariko ukabona nta nzira. Hari igihe uba mu buzima ariko ukabona nta cyerekezo cy'ubuzima. Urakubita ku mashuri ukabona wapi ntayo ufite, wakubita ku muryango ukabona wapi ntayo ufite, wakubita wareba hirya no hino ukabona nta nshuti, nta babyeyi, nta muryango, ukabona uri nyakamwe, ukabona mbese ugasanga nta butabazi ufite, niyehe inzira yaca. Ariko wareba ugasanga Imana yavuganye nawe, cyangwa se wareba ugasanga wabaye umukristo, winjiye muri ubu buzima bwa gikristo ukabura inzira. Reka nkubwire ko aho utabona inzira, nje kukubwira ngo Imana ihashize inzira. Reka nkubwire ngo aho hantu utareba inzira, hari inzira utareba Imana igiye guca. Hari inzira utareba. Witinye, witerwa ubwoba n'ibyo byose.
nuwihuta ukajya muri biri uzasanga yo ba Esteri batagiraga n'ababavuganira ariko bicaye ku ntebe z'icyubahiro bahinduka abamikazi. Uzasanga ba Sadraka ba Meshaki na ba Abednego babaga mu gihugu kitari icyabo ariko Imana uzasanga arabazamuye bakaba abantu bakomeye. Uzasanga yo uzasanga Daniyeli yarabaye umuntu ukomeye cyane w'icyubahiro kandi yari umunyagano. Niwihuta uzasanga uwitwaga Rusi wahumbaga nta kintu yari afite, wajyaga mu murima abandi bamaze gukuramo imyaka ugasanga arimo arahumba, ariko uzasanga yarabaye mu gisekuru cy'umwami wacu Yesu Kristo, umwami w'isi n'ijuru. Uzasanga amateka ye yarahindutse akitwa umukire, akitwa umukungu, akitwa umunyamugisha. Imana yahinduye amateka ye. Uzasanga bahana babayeho ari ingumba ariko igihe kimwe aza kubyara umwana w'igitangaza ahinduka umuhanuzi w'isi yose, ahinduka umuhanuzi ukomeye cyane. Amateka yaravugwa mu isi yose. Uzasanga Imana yaragiye ihindura amateka. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Uzasanga amateka menshi cyane. Uzasanga Imana yaragiye ihindura byinshi. Turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Reka nkubwire, Yesu mufate mu buzima bwawe, araza guhindura amateka yawe. Mwinjize mu rugo rwawe, mwinjize mu mateka yawe, mwinjize mu buzima bwawe, mwinjize mu bwonko bwawe, mwinjize mu mutima wawe. Yesu arashobora kwinjiramo aguhindurire. Uraza kubona impinduka. Aho utabona inzira irahari, Imana irabasha guca inzira. Noneho kubera Mose yari yarabonye amateka y'Imana, yari yarayazirikanye, abona uburyo Imana irwana, abona uburyo Imana ibasha gukora ibintu umuntu atatekereza. We yari yarabizi, yari yarabibitse muri we. Arangije abwira abantu, arabahanurira. Imana itavuganye nawe ariko gusa kubw'amateka aziranye n'Imana. Sagido mesto pra, kubera amateka aziranyeho n'Imana. Aravuga ati nukuri ndayizi Imana ntago ishobora kuza kutwicira kuri iyi nyanja itukura. Ndabizi. Atangira guhanurira abantu, arababwira, arabasubiza kuko bari bamubajije bati niko ntamva zabaga muri Egiputa kugira ngo uze kutwicira hano, iyi Imana yawe ntago ishoboye. Batangira kwitotomba. Reka nkubwire, ibigeragezo ntibitume witotombera Imana ngo wibwire ko Imana idahari, ahubwo naho mu kigeragezo gikomeye aho utabona inzira, Imana irahari. Ikirimo muri izo ndwara zawe, muri ako gahinda kawe, Imana irahari. Witinya, wigira ubwoba, wikuka umutima. Izo ndwara ziraza kuguhunga, ako gahinda karaza kuguhunga, izo ngorane ziraza kuguhunga. Mose asubiza Abisiraheli arababwira ati mwitinya, mwihagararire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi wa none, kuko Abanyegiputa mwabonye mutazongera kubabona ukundi. Arababwira ngo Uwiteka ari bubarwanire, namwe muceceke, mwicecekere. Reka nkubwire, aba bantu Mose Imana yamurwaniraga atarushe. Imana yaramwiyerekaga. Ukwiriye kuba inshuti y'Imana. My dear friend, ukwiye kuba inshuti y'Imana. Nta kindi nakurarikira. Ukwiye kuba inshuti y'Imana, ukwiye kuba inkoramutima y'Imana. Aba bantu Imana irwanira ntago ari abantu bapfuye kuba babonetse. Ni abantu baciye mu mahwa, ni abantu baciye mu mivatangwe, ni abantu baciye mu bigeragezo, ni abantu baciye mu muriro, ni abantu banyuze ahantu hakomeye. Reka nkubwire, nubona unyura mu bikomeye, ukabona unyura mu bintu biteye ubwoba, umenye yuko wari amateka y'Imana iri kubaka mu buzima bwawe. Nawe Imana iziheshereza icyubahiro ku buzima bwawe. Wigira ubwoba. Ibikubaho ubona bitaba ku muryango wawe, ibikubaho ubona ari ibintu biri unique, ubona ari ibintu bidasanzwe, ubona ari ibintu unexplanatory, usanga ni ibintu utashobora no kuba wavuga. Ariko reka nkubwize ukuri, Imana ishobora byose. Imana ibasha kukurwanirira. Imana yarwaniriye Abisiraheli bakambuka inyanja, ibasha nawe kuguhindurira ayo mateka, kakugira uko yagambiriye. Mose abwira abantu, arababwira ati niko nimurebe inyanja, nimurebe ibi bintu biteye ubwoba, Uwiteka agiye kubarwanira, mwicecekere. Abantu Imana irwanira ni inkoramutima. Baba banyuze muri ibyo byose, bakunyura mu bintu bikomeye bikakaye, banyura mu rupfu ariko urupfu ntirubaherana, banyura mu gikombe cya Baka ariko ntago bagipfiramo, banyura hatagira amazi ariko ntago bicwa n'inyota, banyura mu nzara ariko inzara ntizibahitana, banyura mu indwara ntizibahitana, barangwa n'abantu ariko ntacyo babatwara, banyura mu ntambara nyinshi ariko basigara ari bazima. Imana ishimwe cyane.
cyane. Reka nkubwire nawe ibyo uri gucamo, reka nkubwire ibyo uri kunyuramo, witerwa ubwoba. Ahubwo dore ikintu cyagutera ubwoba ni igihe utari kumwe n'Imana. Niba utari kumwe n'Imana, ndakurarika kugira ngo muri iki gitondo aya masaha saa 3:41 nawe uze witaba Imana. Ntabwo ari ukupfa, ahubwo ngwino nawe Imana uyimike mu buzima bwawe. Ngwino. Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya. Bibiliya ikavuga ngo umuntu niyumva ijambo ryanjye akumva amategeko yanjye akayitondera, nzaza aho ari mbane n'uwo muntu, ngo kandi sinzaza njyenyine, nzasaba na Data nze tubane n'uwo muntu. Mbega kubana n'Imana, wahisemo kubana n'Imana. Kubanye n'abantu ntibagire icyo bakumarira, wahisemo kubana n'Imana. Kuko wagerageje kwiringira abantu ntibagire aho bakugeza, wakwiringiye Imana ko ariyo usigaranye mu buzima bwawe, ko ariyo maboko yawe, ko ariyo wakwiringira ikaguhindurira amateka. Waje Imana ishimwe cyane, kandi Imana itugirire neza. Mose abwira abantu, abibabwiye barushaho gusakuza cyane, ariko abonye ngo benda kumutera amabuye, atakira Uwiteka tuwiteka ngire gute. Imana iramubwira iti niki gitumye untakira? No, ntabwo byasabaga kugira ngo uvuge, ntabwo byasabaga kugira ngo umbwire. Njyewe niteguye kubarwanira. Wowe bwira Abisirayeli bakomeze bagende, kuko babwire bo bakomeze. None se arababwira ngo bakomeze bagende kandi inyanja irahari, arababwira ngo bakomeze bagende kandi ikigeragezo kiracyahari, arababwira ngo bakomeze bagende kandi inyanja ntiyimutse, arababwira ngo oya muteri intambwe mukomeze mugende. Nukuvuga ngo bagishingura ikirenge, Imana ibwira Mose iti rambura inkoni. Nawe ndagira ngo urambure kwizera kwawe, ndagira ngo uzamure kwizera kwawe, ndagira ngo uyu munsi wa none nawe wakire ijambo rya inkoni ryaba ijambo, kwizera iri jambo ukaryimika mu mutima wawe. Reka nkubwire amateka yose waba urimo. Ushobora kumbwira uti Pastor Janvier, uti mu by'ukuri njyewe nagiye kure y'Imana, njyewe ndi kure y'Imana, Imana ni sinzi, ariko nawe Imana iracyagutegereje. Ngwino, uracyari mu banyamahirwe, kuba ugihumeka umwuka w'abazima uracyari mu banyamahirwe. Ushobora kumbwira uti Pastor Janvier, njyewe nibwo nyumva radio, nibwo nyumvisha ijambo ry'Imana, none se njyewe naba muri aba bantu gute? Nakwinjira mu gutsinda, mu buzima bwo gutsinda gute? Nawe hari amahirwe n'ukwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ukinjiramo. Ushobora nanone kumbwira uti Pastor Janvier, njyeweho ndi umupagane wo mu rusengero, ndi mu rusengero ariko imyaka mazemo mbona nta mpinduka, kubera ibyo nakoraga kera na n'uyu munsi wa none ndacyabikora. Nawe kuba ukiriho, kuba ugihumeka umwuka w'abazima, Imana iracyakwihanganiye, Imana iracyagutegereje kugira ngo uhindure imyumvire, uhinduke rwose. Imana iragukunda, nawe hinduka, ufate icyemezo, uvuga uti sinzongera kwiba, sinzongera gusambana, sinzongera kugoma, sinzongera kugira amagambo, sinzongera gukora ibiteye isoni, sinzongera gukora iby'isoni nke, sinzongera kuroga, sinzongera kwicana, sinzongera gukuramo inda, sinzongera gukora ibiteye isoni. Ufata icyemezo, Imana nawe ifashe icyemezo cyo kukugirira neza, igahindura amateka yawe. Urakoze, Imana iguha umugisha ukimara kumvira ijambo. Ndagira ngo usubiremo mu magambo ngiye kuvuga, ukaba ufashe umwanzuro. Nawe ushobora kuvuga uti ndahagaze ariko simpagaze neza, ariko uyu mwanya wa none hagarara neza, uhagarara neza. Icyubahiro waba urimo, urwego waba urimo rwose, hagarara neza, wige kugendana n'Imana, wige kubana n'Imana, usome Bibiliya, ujye gusenga, ntiwirengagize guterana, ufate icyemezo, ureke ibizira byawe, uve mu byaha. Nta mahoro y'umunyabyaha, niko Uwiteka avuga. Usubire muri aya magambo, vuga uti Mwami Yesu, maze kumva ijambo ryawe, ndaryizeye, ndaryakiye mu mutima wanjye, kandi ndakwakire mu mutima wanjye, umubuzima busha, umubugingo busha, umubwenge busha, umutima musha, mwari uri muri Kristo Yesu. Uhereye aka kanya reka amateka yanjye ahinduke. Uhereye aka kanya nkwinjije mu buzima bwanjye bwa buri munsi. Uhereye aka kanya nanze Satani n'imihango ye n'imirimo ye yose, ndamwimuye mu buzima bwanjye, ndamwimuye mu muryango wanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Data kunyakiriye, mu izina rya Yesu.